This is Family Table TV. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Family Table TV, nizere ko mwese mumeze neza. Ngarutse rero kugira ngo tuganire mu ruganiriro rwacu. Uyu munsi mbahishiye iki? Hari abantu bantumye nshaka gutumikira. Hari abantu twese twakomoyeho ubuzima. Abo ngabo ni ababyeyi bageze mu zabukuru, abakecuru, abasaza. Hari ibintu bantumye ngo bange urunuka, banga cyane, ndetse bigenda bibasubiza inyuma mu ntege nke bagenda bajyamo. Ese ibyo bintu ni ibihe? Ikintu cya mbere bambwiye ngo banga ni iki rero? Hari ukudasurwa n'imiryango yabo. Ibyo se ntimubizi mwebwe? Ushobora kuba utabikora, ariko hakaba ari mugenzi wawe ubikora. Ushobora kuba umaze iminsi utamusura, ushobora kuba rwose umaze n'umwaka utamusura. Ibyo bintu rero ngo babyanga kubi. Kubera iki? Barambwiye rero bati iyo batadusuye dutekereza yuko batwanze, dutekereza yuko baduciye, dutekereza yuko twibagiranye, tukumva yuko ntacyo tukimaze. Nibyo se koko ntacyo bakimaze? Ibi rero ngo bituma bumva nyine bari bonyine, bagahungabana ku mutima, kandi bigatuma bagira agahinda gakabije ndetse n'ubwoba bwo kuba bonyine. Reba, hari igihe aba yarasigaye ari umwe, ari umubyeyi umwe w'umugabo wenda, cyangwa se umubyeyi umwe w'umugore, cyangwa se bombi bahari, ariko ibyo ntibitume batagira irungu, bakumva bari bonyine. Byanze bikunze harimo nk'umuntu rwose ugira gutya, yaba yabapfuye agasoni akabawoherereza 5 cyangwa se 10 kuri momo. Rimwe na rimwe nta n'agatelefone yabaguriye, byibura ngo ayo mafaranga bajye bayibonera ubwabo. Ntabwo ari ibintu bikomeye, burya ubibatoje bashobora kubimenya, ndetse ukazategereza yuko umwe wayanyujijeho azayabaha, rimwe na rimwe akayabaha atanuzuye, kubera yuko nyine bageze mu ntege nke, bumva nta kintu bashobora kubikoraho cyangwa ntibanabimenya. Nuko hanyuma ukavuga uti nakoze igikorwa gikomeye, naboherereje amafaranga. Ni byiza, amafaranga ni meza pe, ntawe utayakunda, kuko aza hari ibintu bakemurira. Ariko barambwiye bati ikidushimisha kuruta ibindi ni uko tubona abana bacu bagarutse kudusura, ndetse bakanadusura kenshi. Birumvikana ubuzima bw'iki gihe buragoye, ariko byibura bakagerageza kudusura kenshi, bakatwoherereza abuzukuru bakadusura, abaturanyi bacu bakadusura. Ibyo bintu bidusubizamo imbaraga, tukongera tukumva dufite agaciro. Barambwiye bati ariko urabizi, iyo badusuye utavaga mu nzu kwahaguruka bakamusindagiza bakamujyana hanze akongera akareba imisozi. Nyabuneka icyo kintu cyo gusura ababyeyi bamaze kugera mu zabukuru mureke tukigire inshingano zacu, kuko niho dukomora imizi, niho dukomora ubuzima. Tubasange, tubahumurize, tubabwire tuti muracyakomeye, muracyari ab'agaciro, mubibutse imirimo bakoze kugira ngo mube muri abo muri bo kuri iki gihe cya none. Umunyarwanda niwe waciye umugani ati utaraganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Birumvikana iyo mwana amusuye mumenya n'ibyo akeneye. Burya ushobora kuvugana nawe kuri telefone, akakubwira uko yiyumva, ariko burya iyo umurebye cyangwa iyo ubarebye amaso ku yandi, nibwo ubona neza ibyo bakeneye. Burya baranishima cyane iyo ubashyiriye n'impano. Iyo ubashyiriye impano, ukabashyira kado, ndetse ababishoboye mukabakorera aniveriseri, mukabatemberana, mukabajyana mu bandi bantu ahabaye ibirori, bakajyayo. Burya bongera gusubizwamo imbaraga, bakishima, bakanezerwa. Kuko impamvu ari byiza yuko ibi bintu tubigarukaho, ibyo ari byo byose bari aho ngaho, ariko natwe niho tuzajya, kandi ibyo twakoreye abandi natwe nibyo tuzakorerwa. Buzima ni magirirane burya. Icyo cyari icya mbere, kudasurwa n'imiryango yabo, kudasurwa n'abaturanyi, kudasurwa n'abamenyi. Ikindi cya kabiri bambwiye rero banga urunuka, ndetse nacyo kigenda kirushaho kubegereza urupfu cyane,
kutagira aho babona ubufasha bwa buri munsi. Hari igihe abantu bakuze badashobora kubona umuntu ubafasha mu bikorwa bya buri munsi, harimo ababa barageze mu ntege nke nko kugera mu bwiherero ugasanga ari ikibazo kimukomereye, kuba yafata imiti kuko murabizi ababyeyi bageze mu zabukuru kenshi baba bafite indwara zinyuranye, kutabona ababatekera kuko murabyumva kenshi baba barageze mu ntege nke, kutabona ababavomera, kutagira ababakorera isuku. Akenshi hari ahantu ujya hari umusaza n'umukecuru ugasanga ni ukuri baryamye mu ivu, baryamye ahantu hadaheruka gukuburwa, guterwa amazi, bambaye imyenda idaheruka kumeswa ndetse rimwe na rimwe irimo inda, ugasanga yewe n'amavunja yabagezeho kubera ko badafite abantu babakorera isuku, babitaho, babasura umunsi ku wundi kugira ngo barebe uko bameze. Hejuru y'ibyo kandi harimo n'abicwa n'inzara, bakicwa n'inyota, kubera yuko nyine ubafasha mu buzima bwa buri munsi ntawe uhari, ntawe bafite. Aha rero bakavuga bati rwose umuntu ashobora kuba yarabyaye abana wenda bose bari kure, wenda bagifite n'abana biga mu mashuri, muri iki gihe nyine ni ibintu bigoranye, ariko byibura abadukomotseho bari hafi yacu, baba bari mu muryango wa hafi se cyangwa uwa kure, abaturanyi bacu, abana b'abaturanyi bakatugeraho bakaba badufasha, batuvomera, badutekera, badukuburira, batumesera, ndetse n'abo bana bacu niyo baba bari kure bakajya bagerageza kutugeraho kenshi kugira ngo badufashe muri ayo masuku, cyangwa se ababishoboye bakaba badushakira abashobora kudufasha muri izo ntege nke tuba twaragezemo. Murumva yuko rero umuryango, waba umuryango wa hafi, uwa kure, abaturanyi, dufite inshingano zo kwegera abo babyeyi bageze mu zabukuru. Niba rero ukigera hano kuri Family Table TV, ntugende udakoze subscribe, ntugende udakoze like cyangwa se share kuri iki kiganiro. Ikindi cya gatatu bantumye nacyo banga kibasubiza mu buzima bubi ndetse kigenda kibegereza urupfu buhoro buhoro, ni ihohoterwa rishingiye ku mibereho mibi. Rero abantu bakuze bashobora guhohoterwa mu buryo butandukanye, hari ugutotezwa mu bitekerezo. Kenshi usanga abakiri batoya, abakecuru n'abasaza cyangwa abantu bakuze bashaka kubaha inama, ugasanga rimwe na rimwe abakiri bato barazipinga ndetse bagashaka no kubibereka, ibyo uvuze ni ibiki, ibyo byabaye demode, ibyo ntibikigezweho, iyo mitekerereze ni iyanyu ya kera, ugasanga birabahungabanyije, bibaciye intege. Hari nanone ihohoterwa rikora ku marangamutima yabo. Kenshi ababyeyi bakuze cyangwa se abageze mu zabukuru, hari igihe yifuza nko kukubwira icyo yifuza, ariko bitewe n'uburyo umubwira, wenda rimwe na rimwe umubwira umukanga, rimwe na rimwe umubwira wakambije agahanga, akagira ubwoba bwo kukubwira icyifuzo cye, icyo yumva akeneye, bikamuvuna mu byiyumviro bye, bikamuvuna mu marangamutima ye. Nanone hari ihohoterwa rimukorerwa mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bw'imari, ugasanga bambuwe ibyabo kubera ko nta ntege bafite zo kubikurikirana, ugasanga rimwe na rimwe abajura barabatera kubera ko bazi yuko ni abasaza, ntibaza kubyuka, ni abasaza n'abakecuru, cyangwa se n'umukecuru cyangwa se n'umusaza nta ntege afite zo kubyuka, reka tugende tumucuze ibye. Iryo hohoterwa rero abakecuru, abasaza bakorerwa rigenda ribasubiza inyuma mu mibereho yabo kandi bikabatera agahinda gakabije. Nyabuneka tugire kwigengesera ku basaza, kubumva, kubabwira neza, kubabwirana impuhwe, kubabwirana urukundo, kubabwirana ituze, kugira ngo mushobore kumenya n'icyo batekereza, ikindi mushobore no kubarengera, ari abo batwara ibyabo, ari abo bababwira nabi, ari abo babatoteza mu bitekerezo, rwose barambwiye bati uzabatubwirire nyabuneka, natwe ntabwo tuba turi abantu bagifite amahane, oya, tuba dukeneye abatubwira neza, abatubwira n'ituze, abaturwanira ishyaka. Ikindi kintu
indi ngeso cyangwa ibindi bintu dukorera ababyeyi bamaze kugera mu zabukuru, ni ikirebana n'ibibazo birebana n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Murabizi abantu bakuze bamaze kugera mu myaka yigiye imbere cyane, usanga akenshi baba barwaye za diyabete, baba barwaye indwara z'umutima, baba barwaye indwara zitandukanye zigira uruhare mu kugenda bacika intege. Rimwe na rimwe rero ugasanga batabonera igihe ya miti igenda ibafasha kugira ngo basunike iminsi, rimwe na rimwe ntibabashe kugera kwa muganga kugira ngo wenda babashe kwivuza cyangwa babashe kubona iyo miti, bikaba rero bisaba yuko hagira uburyo abo mu muryango we, abaturanyi, inshuti zabo bagira uburyo babitaho mu buryo bwo kubona imiti, kubagereza kwa muganga igihe. Ababyeyi bakuze, ababyeyi bamaze kugera mu zabukuru baradusaba kubitaho kugira ngo izo ndwara zigenda zibageraho babashe kubona imiti kandi bayinywera igihe, babashe kugera kwa muganga nta ntege baba bagifite, baba bakeneye intege z'abantu bagifite imbaraga kugira ngo babiteho. Bakwiye kwitabwaho rero. Icya nyuma rero nacyo bambwiye bati ntuzagisige, cyane cyane umutekano w'ahantu batuye, kuko akenshi baba bafite ibyago byo kwibwa cyangwa kwibasirwa n'akaga. Ibyago byo kwibwa cyangwa kwibasirwa n'akaga. Nabivuze haruguru yuko abantu b'inkundamugayo bashobora guprofita se cyangwa kuvuga bati kuri uriya musaza n'umukecuru, cyangwa kuri uriya mukecuru cyangwa se kuri uriya musaza, ndabizi ningerayo urugi ndarukubita rimwe ninjire, nta ntege bafite zo kundwanya, reka mbatware utwabo. Ibyo bikabatera umutekano muke. Bashobora kuba batuye ahantu hatabaho umutekano, munsi y'imigunguzi, mu gihe cy'imvura ugasanga iyo migunguzi ishobora kuba yabagwaho. Ibyo ngibyo nabyo bikaba byabateza umutekano mukeya. Ni ukuvuga ngo ni abantu baba bakeneye kwitabwaho, abaturanyi bakabamenya, abana batuye aho ngaho kuri ako gasozi bakabamenya, kugira ngo abo bose babacungire umutekano, babarengere, kuko nabo bagifite imbaraga bashobora kuba bafite benshi barengeye, barimo namwe, barimo abaturanyi, barimo abana babo, bagashakirwa uburyo bwo kurindirwa umutekano. Ngayo nguko rero, aba ni ababyeyi dukomoraho ubuzima, niyo mizi, nirwo rufatiro rwa benshi, kuko nta muntu ubaho utarabyawe, udafite abamubyaye, udafite aho akomoka. Abo bantu rero reka tubiteho, tubasura, tubashakira ababafasha mu turimo twa buri munsi, cyangwa se natwe dutuye hafi yabo tubazi, dushobora kugera iwabo tukabafasha, tubarinda ihohoterwa ribakorerwa, ryaba ari ryo rikoma ku marangamutima yabo, mu bitekerezo se, cyangwa ihohoterwa mu bukungu, bamburwa ibyabo, ugasanga za UPI ubutaka abuzukuru barabutwaye, ugasanga abana babo barabutwaye, nta kintu na kimwe gishobora kubarengera. Nanone tubitaho cyane cyane muri bwa burwayi buba bukomeye buba bwaragiye bubataka bubageraho, bwa diyabete, kurwara imitima n'ibindi, tubafasha kugera kwa muganga, tubafasha kubona imiti ibafasha gusunika iminsi. Icya nyuma rero, tubacungira umutekano. Niba uturanye n'umukecuru, cyangwa se umukecuru n'umusaza, cyangwa se n'umusaza ukamenya ngo yafunze, yaryamye, niba ufite akana aho hafi ukakohereza bakararana, nibyo niko bimeze nyine, ni ukubasindagiza. Naha rero nsoreje ikiganiro cyacu, ntugende udakoze subscribe, like, kandi iki kiganiro gisangize n'abandi, ibitekerezo byawe nabyo turabikeneye. Naho ubutaha ibiganiro bya Family Table TV byo nakagaruka. This is Family Table TV.